Mwiriwe neza, murasuhuzwa na Rora cyangwa mwarimu Rora. Nari ngarutse ngo twigane ibijyanye n'ibyapa bibuza. Icyo nabibutsa ni ugukanda subscribe kugira ngo video zibagerereho igihe, mugasharinga kuri bagenzi banyu kugira ngo nanone ibyo mwabonye hano nabo babashe kubibona. Ikindi mukandika comment ku byo twavugaho ubutaha. Bamwe batangiye kubikora ubu. Kuri video nk'ebyiri zikurikira izi ngizi nzagaragaza ku kijyanye n'amatara. Twatangira n'ibyapa bibuza. Ushize twabonye ibiburira biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango cy'umukara. Bikaba bikaburira ibyago. Noneho ibi ngibi tugiyeho, bino ni ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire. Ingasire ni mvuga ingasire mu uruziga. Bikaba bizengurutswe n'ibara ry'umutuku. Ubuso burimo imbere bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Rero duhereye ku cy'ibumoso, ibi byapa mba ngiye kuvuga ni nabyo bagarura mu bizamini bakagenda babitangamo ibibazo. Niyo mpamvu mbanje kugenda nsobanura kimwe kimwe kugira ngo bidufashe no gusubiza bya bibazo bitworoheye. Mpereye ibumoso hejuru, iki cyapa bacyita ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Igikurikiyeho kiravuga ko bibujijwe kuhagarara umwanya munini. Cyanditsemo 50, bacyita umuvuduko munini ntarengwa ugarukira ku birometero 50 cyangwa ugarukira ku birometero byerekanwa n'ikimenyetso aricyo 50. Iki kirimo umunyamaguru kiravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Igikurikiyeho kiravuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Igikurikiyeho kiravuga ko bibujijwe guhindukira. Dukomeje no ku murongo wa kabiri duhereye ibumoso, ikibanza kiravuga ngo birabujijwe gukata ibumoso. Igikurikiyeho kikavuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Igikurikiyeho kikavuga ngo birabujijwe kuvuza amahoni. Kiriya cyanditsemo 5 ta cyangwa tone 5 kiravuga ko ari uburemere ntarengwa bwerekanwa n'ikimenyetso arizo za tone 5. Ikiraro kirimo imodoka n'ipikipiki kiravuga ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura. Hari icyo turi kubona naho kirimo imodoka ebyiri, iy'umutuku n'indi y'umukara. Noneho bino ngezeho ni ibibura ariko bitubahirije amategeko y'ibyapa. Nako ni ibibuza ariko bitubahirije amategeko y'ibyapa bibuza. Iki ngiki cy'imodoka ebyiri, y'umutuku n'indi y'umukara, kiravuga ko bibujijwe kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Nubanga ibindi byose mbujijwe kubinyuraho uretse ibinyamitende 2 ariyo magare hamwe n'amapikipiki adafite akanyabiziga kometse ku ruhande zino moto zisanzwe. Iki tugiye ku murongo wa 3 hasi duhereye ibumoso. Nacyo kiravuga, ikibanza kiravuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Guhagarara umwanya munini, arahagarara akakora ibyo imodoka byose bimusaba kugira ngo ihagarare, akazamura feriyame cyangwa agasiga imodoka ihagazeho akavamo akigendera akajya muri gahunda z'akagaruka. Nibyo twita guhagarara umwanya munini. Noneho guhagarara umwanya muto ni cya gihe uhagaze umuntu akaba yajyamo cyangwa hakavamo undi, cyangwa tugashyiramo ibintu cyangwa tugakuramo ibindi. Uwo mwanya tumara duhagaze muri icyo gihe niho twita guhagarara umwanya muto. Rero iki cyo hasi kiravuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Igikurikiyeho nacyo kirimo udukato 2 kiravuga ko bibujijwe no guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Iki kirimo akarongo gatambitse bacyita ntihanyurwa. Iki ngiki kiri cy'umweru kirimo ubusa bacyita ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kimwe ni ntihanyurwa, ikindi bakacyita ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Tugeze ku kino gihera cya nyuma kiravuga ngo ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ibyo nabuzwa byose baba bitesheje agaciro. Ibintu rero tugiye kubihuza n'ibibazo babaza.
mu bizamini bya provisoire. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyavuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ubu namwe mwasubiza, noneho dukurikije ibyo tumaze kubona namwe mwasubiza. Bavuze ngo A ngo ni uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Icyapa rero kivuga ko ari ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Igisubizo ni B. Noneho dukomeje n'ikibazo cya kabiri. Iki cyapa gisobanura iki? A birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B birabujijwe guhagarara umwanya munini. C birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D parikingi. Iyi ntabwo ari parikingi rero. Parikingi aba ari pa ariko iri mu ibara ry'ubururu. Iki rero kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Buri gisubizo ni B. Noneho ngo icya gatatu ngo icyapa gisobanura iki? A yavuga ngo umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50. Rero iki cyapa iyo nkibonye mbujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru werekanwa n'ikimenyetso ariwo 50. Ugendeye kuri 51 banyandikira. Ubwo turavuga ngo ni umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Buri gisubizo ni D. Noneho icya kane, iki cyapa gisobanura iki? A hanyurwa na velomoteri gusa. B nta modoka. C hanyurwa n'imodoka gusa. D ntihanyurwa n'amapikipiki. Iki cyapa rero uri kubona ko kibuza, kandi harimo umuyobozi w'ipikipiki. Turavuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Biri igisubizo ni D. Icya gatanu, icyapa gisobanura iki? A ntihanyurwa n'abanyamaguru. B akayira k'abanyamaguru. C aho abanyamaguru bambukira. D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ruvuga ngo iki cyapa uri kubona ko kibuza. Bakita ntihanyurwa n'abanyamaguru. Byaba akayira k'abanyamaguru igihe cyaba kiri muri mpande 3. Ariko ubwo kitari muri mpande 3 turavuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Buri igisubizo ni A. Icya gatandatu, ngo icyapa gisobanura iki? A ngo ni iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B ntihemerewe kuhagarara. C umuvuduko ntarengwa wemewe. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero bacyita iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Vanga ibyo nabuzwaga byose baba bitesheje agaciro. Turabyita ngo ni iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Igisubizo ni A. Noneho icya karindwi, iki cyapa gisobanura iki? A birabujijwe guhindukira. B birabujijwe gusubira inyuma. C umuhanda unyerera imbere. D ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Iki cyapa rero kiravuga ko bibujijwe guhindukira. Guhindukira bitandukanye no gusubira inyuma. Uhindukira arebesha ikinyabiziga cye iyo kivuye. Usubira inyuma ashyiramo rivansi cyangwa marisheriyeri akagenda asubira inyuma. Icyapa rero kivuga ko bibujijwe guhindukira. Buri igisubizo ni A. Noneho icya munani, iki cyapa gisobanura iki? A ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B umuhanda udakomeza ibumoso. C nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D birabujijwe gukata ibumoso. Aha hantu harimo utuntu twinshi tujijishije, ariko n'ubundi hari igihe harimo n'ibindi byapa batatugaragarije aha. Ariko iki ngiki cyo kimbuza, kirivuga ko bibujijwe gukata ibumoso. Buri igisubizo ni D. Noneho icya cyenda, ngo iki cyapa gisobanura iki? A birabujijwe gukata iburyo. B tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo.
C kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Iki cyapa rero kivuga ko bibujijwe gukata iburyo, igisubizo ni A. Kiravuga ko bibujijwe gukata iburyo, buri igisubizo ni A. Noneho kino cya 10 ngo iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho: A iburyo, B ibumoso, C iburyo n'ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero kivuga ko bibujijwe kunyura ku binyabiziga byose ariko mu kuboko kw'ibumoso. Kibuza kudepasa ibumoso. Buri gisubizo ni B. Icyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho ibumoso, igisubizo ni B. Iki cya 11 n'ubundi nicyo cya cyapa tuvuyeho. Bari kutubaza noneho ubusobanuro bwabyo. Batubwiye ngo icyapa kimbuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira: A ku binyabiziga byose, B ku binyabiziga byose bifite moteri, C ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa rero kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga byose bifite moteri uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Buri gisubizo ni C. Uri kubona haragaragaramo imodoka ariko nta gare riri kugaragaramo, nta pikipiki igaragaramo. Rero icyapa kimbuza kunyuranaho ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Buri gisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 12, icyapa gisobanura iki? A ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, B ntihanyurwa, C umuhanda udakomeza, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero iki cyapa bacyita ntihanyurwa. Iyo nkibonye imbere yanjye ngiye sinerekezayo, ariko ababa bari kuza baba bemerewe kuhanyura. Abo twari tugiye guhura bo bemerewe kuhanyura. Rero ariko ngiye werekezayo ntabwo nemerewe kujyayo. Turavuga ngo bacyita ntihanyurwa, igisubizo ni B. Iki cyapa gisobanura iki cya 13? A ntihanyurwa mu byerekezo byombi, B ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye, C hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa ubusanzwe bacyita ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi, buri igisubizo ni A. Hano ikivuga ngo ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye n'abahagenda kiba cyanditsemo excepte circulation locale, cyangwa ugasanga cyanditsemo local access only. Iki cyapa rero cyo ari ugenda ari n'ugaruka ntabwo baba bemerewe kuhanyura. Turavuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, buri gisubizo ni A. Icya 14 ngo icyapa kivuze iki? A ntihanyurwa ntabwo ari iyi ngiyi tumaze kuyibona ko irimo akarongo gatambitse k'umweru. B birabujijwe guhagarara umwanya munini. C umuvuduko utarengeje. D inzira y'abanyeshuri. Iki cyapa kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini, buri igisubizo ni B. Noneho icya 15 imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Niba kiriya tuvuyeho kitubuza guhagarara umwanya munini, A iki ngiki bavuze ngo A ngo ni umuvuduko ntarengwa wemewe, B ni iherezo ry'ibyo wabuzwaga, C guhagarara umwanya muto guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, D birabujijwe kuhinjira. Iki cyapa rero kivuga yuko bavuga ngo kibuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini, uvuze ngo nta na rimwe uzigera uhagarara. Igihe ubonye iki cyapa ntiwahagarara gato, ntiwahagarara n'akanini. Ngo turavuga ngo guhagarara umwanya muto n'umwanya munini ntibyemewe, buri igisubizo ni C. Hano icya 16 mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto. A nshobora gukata iburyo, B
nshobora gukata ibumoso. C, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murebye kuri ino shusho irimo hano twe turi kureberaho, buriya ngiye imodoka ntwaye ntabwo ari iriya y'iburyo. Hari imodoka ntwaye ngewe ndimo, nkaba ndeba bino byapa bibiri imbere yanjye. Icyo hejuru cyanditsemo stop kirambwira ngo mpagarara akanya gato, nicyo cyatumye mpagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. None bavuze ngo nshobora gukata iburyo, hariya munsi yacyo turi kubonamo icyapa kitubuza gukata iburyo. B, nshobora gukata ibumoso. Iburyo kirahari ariko ibumoso nta gihari kimbuza gukata ibumoso. Turavuga rero ko igisubizo ari B, tuvuge ngo nshobora gukata ibumoso. Buri igisubizo ni B. Hano kuri kino cya 17, ngo kuri iki cyapa cyo mu muhanda, ngo kuri iki cyapa cyo mu muhanda cya mbere kintegeka iki? A, ni ukugendera ku muvuduko urengeje kilometero 30 mu isaha. B, kutarenza umuvuduko wa 30 mu isaha, wa kilometero 30 mu isaha. C, birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero kiravuga ko bibujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ibyo ndabishingira kuki? Hari imbere turi kubona imodoka imbere yanjye, uze ngo ngiye ntwaye ntabwo iri muri ziriya, iyo ntwaye njye nyirimo ntabwo nayireba kandi nyitwaye. Hano dufite icyapa kibanza iburyo bwacu kirimo 30, tukagira cya kindi tubuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini imbere, ibindi biri imbere cyane ntabwo tubireba, ariko sinajya gukurikiza icyapa ntarageraho hari icyo nagezeho. Icyo nagezeho ubu ngubu kirimo 30, nta nubwo gitegeka, kirabuza. Ibyapa bibuza nibyo bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Icyapa kirimo 30. Hano hari B yakujijisha ivuga ngo ni ukutarenza umuvuduko wa 30. Muri make tugendera kuri 30 cyataba 29 na 30 itari bube 31. Muri make ukagenda muri 30 mpaka kugeza aho ugiye, ntabwo ibyo bishoboka rero. Turavuga rero ntabwo ari kutarenza 30 kilometero 30 mu isaha, ahubwo turavuga ngo ni birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Buri igisubizo ni C. Hano icya 18 ngo ku muyobozi w'ivatiri icyapa kivuze iki? A, ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 30, ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B, nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batangiye bamwe ku muyobozi w'ivatiri, kandi iki cyapa twamaze kubona ko kiri kubuza kurenza uburemere bwa toni 5, kandi ivatiri za toni 5 ntabwo izigeze. Ibitazigeze rero turavuga ngo igisubizo ni C, turavuga ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Buri igisubizo ni C. Noneho icya 19, ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? A, twabonye ko yatubujijwe guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. C, twabonye ko ivuga iherezo ry'uburyo byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda. D, twabonye ko yatubwiye ko bujijwe kunyuranaho ku binyabiziga byose bifite moteri uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. B rero niyo iri kugaragaramo imodoka, ni nayo igaragaramo ipikipiki, kandi byose biri mu cyapa kibuza, kandi nibyo bigira moteri. Batubwira ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Turavuga ko igisubizo ari P. Cya 20, ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'iminwa bitewe n'icyo ibyapa bimenyesha, wagendera ku uwuhe muvuduko? Hano tugiye gukurikiza ibyapa biri iburyo. Ubusanzwe dukurikiza ibyapa biri iburyo. Ikibanza hejuru twabonye ko kitubwira ko ari iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda. Icyo munsi yacyo kirimo umunyamaguru urimo umweru
kiravuga ko imirimo yakorerwaga mu muhanda yarangiye. Iyo imirimo yarangiye nibyo nabuze ubwo byose bikaba byateshejwe agaciro, ndagendera ku muvuduko nshatse. Cyerekana ko ndi kugendera ku nshatse ni uko mu yo mfite yose byose bishoboka ko nayigenderaho. Sindi busubize 50 kuko ndamutse ngendeye nk'urugero ku muvuduko wa 80, hari icyapa kimbuza ngo nturenze 80. Ndamutse ngendeye kuri 50 nta wampana, ngendeye kuri 70 nta wampana, ngendeye kuri 40 nta wampana. Niyo mpamvu ndi bufate umuvuduko munini rero wa 80, n'indi mitoya birashoboka yose ko nayigenderaho. None batubwiye ngo urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha irangira ry'imirimo, bitewe n'ikibi ibyapa bimenyesha wagendera kuri uyu muvuduko. Hano turagendera ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, buri gisubizo ni D. Mwakoze kureba ino video, ndabararikira ubutaha kuzakurikirana ibyapa bitegeka hamwe n'ibyapa ndanga. Ikindi ugize igitekerezo, ugize icyo wanyunganiraho, cyangwa se ushaka kwiga mu gihe gitoya, wanyandikira kuri 083 801 753. Ikindi mwakoze, mugire umunsi mwiza.